bite se? Ni byiza. Suhuza. Amakuru yawe se reka umva. Ufite isoni? Aya nasone mfite. Uri kurya akagori wamaye hose? Akira. Karokeje. Ko kakonje. Kakonje. Amakuru se? Meza. Hano turi bayita ngo iki? Ntabwo mazi. Ubwa mbere uhageze? Usuje kureba nde? Ni umuntu uje kureba. Ni umuntu uje kureba. Nje gusura umusore se? Aya. Garuka wigenda. Garuka ntabwo nongera kubaza iby'abasore ngwino. Sibyo? Ngwino nyegera nta kibazo. Nyegera tubanye tuganira. Niko. Harya wambwiye ko witwa nde? Nabyo nakubwiye. Ngabimbwire ntaribi. Witwa nde? Nitwa Sifa. Ega ryo ureba mbona hari nta kibazo. Sifa. Ufite imyaka ingahe? 20. 20. Wiga makangahe? Magatatu. Segonderi? Kihe kigo? Induba. Abantu bambaye neza umukara n'umutuku n'udusogisi. Sibe ni byiza. Ni byiza. Reka. Twahisemo kwambara amasogisi na silipa na kamambiri. Nuko aribyo nshaka. Nuko aribyo nakunze. Cyane ibyo bigezweho. Oya. Ubuse nk'umwenda ugezweho ni wowe uzi? Ntabwo nkuzi. Ntabwo uzi ibintu bigezweho? Imyenda yose igezweho. Ubuse nk'umuhanzi ugezweho ninde muri no minsi? Umuhanzi. Ntabwo muzi. Hanyuma rero kumbwira ngo nkubaje umuhanzi ugezweho ese umuntu w'urubyiruko wayoberwa abahanzi koko? Ngiye ntabwo ndi urubyiruko. Narurenze. Ku myaka 20? Ariko narurenze. Umwana mfite. Ni mukuru. Warabyaye? Ufite umugabo? Wapi. Banenda mba mu rugo. Wari ufite nk'imyaka ingahe? 17. Umwana wawe afite ingahe? 3. Yitwa nde? Prince. Umuntu se wayiguteye yaramwemeye? Ntabwo yamwemeye. Yaramwanze? Kubwiye se ko impamvu ari iyihe? Yambwiye ko impamvu nakundanaga n'udusore twinshi. Byari byo koko se? Byari byo. Ukundanaga nk'abangahe? Ni benshi. Sure? Nk'abangahe ugereranije? Ntabwo nababara. Ukundanaga n'abasore benshi? Bagera nko ku 100? Ijana ni benshi. 50? Ni benshi. Ni bangahe ubwo? 20. 20? Bose mugakundana? Ubuse wabatendekaga gute ku buryo bose cyangwa bari baziranye? Oya. Ntabwo bari baziranye. Wabigenzaga nka gute? Barambwira ntacyo turi kwiganirira. Oya turi kwiganirira ntacyo. Ngaho nyine ntayo. Okay. Ubuse umwana abayeho gute niba se yaramwihakanye? Umwana se ari mu rugo. Kwa mukecuru? Mukecuru aramurera nta kibazo? Nawe ukajya guhiga ukamugurira agakanzu. Ni umukobwa? Ni umuhungu. Umuhungu? Ukajya guhiga ukamugurira agakabutura? Uhigira he se? Tumigira he? Ntabwo ngiye miga ndiga. Uriga? Nyine ndi kuvuga umwana abayeho gute nk'amafaranga yo kumugurira akantu yakura? Mama niwe ubyimenyera. Niwe ubyimenyera? Papa se? Papa nawe arahari. None se uwo mutipe yamwihakanye nta nubwo ageze no gusura umwana wenda we ashobora kwanga gukundana nawe kubera uburyo umuca inyuma cyane ariko agakunda umwana? Oya. Nyine umwana aramwemera ashaka no kumujyana ariko njye ntabwo namumuha. Se niba yemera umwana agashaka kumujyana nawe akagufasha kumurera ari ikibazo? Oya. Ese ubwo yaba ataramfashije mutwite akamfasha abaye mukuru? Birashoboka. Ntabwo byashoboka. Nyine kuri we birashoboka ariko njye kuri njye ntabwo byakunda. Ubuse none umwana ubu ntajya namubonaho? Nta nubwo aramubona. Abashaka kumubona ariko ntabwo namumuha. Ubu kuva wabyara nturajya kumwereka umwana? Reka. Ese wumva ari byo kuba umwana uzi umwana azakura atazi se kandi sabaho? Kubera iki? Kubera iki? Birashoboka. Burerega bari kakagori kawe kajugunye se? Tagahaza. Umwana wazi kuvuga se? Ubuse azajya mu ishuri ryari? Imyaka 3 ngira ngo kujya mu ishuri biri hafi? Biri hafi, aburi imyaka 2 kandi aziga. 5? Kuzaba umujyanye yamaze gukura se? Iwacu bamutangiza afite 5. Jya wumva azaba iki umwana wawe, umuhungu wawe? Niwe ukizi icyo azaba. Ese we nk'umubyeyi ntuvuga uti ngiye kukurera gutya kugira ngo uzabe iki?
eka ikiza cyetse abaye nk'umusirikare akazajya guhiga se azajya guhiga isi akazajya guhiga se ariko ise banza hari ukuntu amatumvikana banza umwanga cyane aya nta nubwo mwanga ntabwo mwanga uzagarutse akagusaba imbabazi akakubwira ati naguteye inda wanabyaye n'umwana ngwino tubane mu rugo ntiwabyemera ntazo namuha reka maze nyine umwanga sibyo navugaga ntazo namuha rwose kubera iki ntazo umwana we yaramemukiye se niba yaraguteye inda wenda akagira ubwoba mu gihe utwite ntakwegerere cyane nyuma wamara kubyara akemera umwana urumva uwo muntu adakwiye imbabazi zekisi ntazo namuha ntazo wamuha cyangwa ntabwo arazi gusaba yarazinsabye ko ntazo namuha uramwihorera ariko banza uri n'umusitari cyane nabonye yanashyizemo n'utuntu tw'udukoni mu mutwe umunsi w'ejo ni Saint Valentin ndabona wanabyambariye umukara n'umutuku ni uko wamenye ko yegereje muri Saint Valentin se wambara umutuku n'umukara ubundi aba ari ibintu by'imituku ukuntu nese hari umunsi umuntu adakunda wese Saint Valentin yumva gute uyifata gute nyifata nk'undi munsi nk'usanzwe reka kuko n'ubundi wagukunze kuri Saint Valentin n'indi minsi yagukunda ese nkaho ufite umukunzi ejo yamaze koherereza ka message ati ejo uzansure ntago namubura uramufite ariko watubwiye ko ufite benshi dubuze uzabasura gute ko ari benshi umunsi akaba ari umwe bamwe narabahakaniye ugusigaranye bangahe twanye nka 5 ariko hari ibintu by'abakobwa ubundi usanga b'iki gihe benshi niko tujya twumva benshi bikundira abantu b'abasore abantu b'abasaza bafite ku mafaranga muri abo 5 nta muntu ukuze cyane urimo aya wapi bose n'abasore yese ngundana n'abantu bakuze akareka ubundi se umusore we wakunda bameze gute urumva yo umusore ubukundana nawe bameze gute umusore wese ari umusore umusore mubaho kubera iki akareka kubera iki nta musore mubaho ushingira kuki kubera ko bose ari abasore none se hari umukobwa ugenda agatoranya akavuga ati uyu ntitwakundana uriya twakundana we ni ukubera iki uvuga ko abasore bose bari kimwe ubundi buriya amahitamo aba ari ayawe ahitamo aba ari ayawe gusa ubu nkawe ugiye gukunda wagendera kuki hari umusore wujuje ibiki ntari umusore wujuje ibyangombwa ukuze ariko atakuze cyane ibihe byangombwa ibyangombwa cyangwa ye nuko yaba ari umusore nawe uzi gukundana uzi gukundana umuntu uzi gukundana n'umuntu uba ubigenza ate ni umuntu ubigenza ate umuntu utakubeshya nta kintu aguhisha kubwiza ukuri kandi ariko urumva ko nawe utabizi kuko ufite abakunzi 5 hafi cyangwa 20 ni kwa tubwiye ndabizi kubera kuba ubizi cyane kubera ufitemo experience niyo mpamvu ukundana na benshi ntabwo ari benshi cyane urakoze cyane